yego irahira rya Museveni cyangwa se umwite General Yoweri Kaguta Museveni ryatunguye abantu benshi cyane by'umwihariko ku ruhando mpuzamahanga, ndetse kandi ibyagiye bigaragazwa by'umwihariko mu bigendanye n'ibitwaro karundura nabyo byatunguye abantu, ndetse namwe mufotoze akwirakwira by'umwihariko y'umuhungu we Muhozi Kainerugaba nabyo byakomeje kugenda bivugisha abantu benshi cyane nyuma y'uko bari biteze irirahira ntabwo ariko baribonye. Byagenze gute n'iki cyabaye? Muranyemera gato cyane dusubire inyuma mu mateka. Akaba ari His Excellence Yoweri Kaguta Museveni, by'umwihariko amateka atubwira iki kuri we? Ese byagenze gute? Ese kubera iki isi yose yikanzemo? Ni iki cyaba cyabiteye? Nkwaye ikaze kuri uyu muyoboro. Niba ari ubwa mbere uwugezeho, banzure ko amaze gukanda subscribe aho munsi, like, share na comment. Turi ku itariki 12 ukwezi ni kwa gatanu umwaka ni 2026. Rero ibingibi nubwo hari kuba irahira kuri uyu munsi muri 2026, ariko ndabanza nkwibutse ko haciyeho imyaka isaga 41 by'umwihariko uyu muyobozi cyangwa se Yoweri Kaguta Museveni ayoboye kino gihugu. Rero byahereye mu 1986 ubwo yafataga ubutegetsi, ubwo yabwamburaga nyine Obote, ubwo n'ubundi yashyiragaho ishyaka rye rya NRA cyangwa se National Resistance Army. Iki gihe rero kuva mu 1986 yatangiye gufata ubu butegetsi, ndetse kandi atangira kugenda avugurura byinshi cyane byari byaragaragaye ko byari byarishwe n'ubundi na Obote, agenda abishyira ku murongo, gusa bikomeza kugenda bimugora. Ariko ahangaha yahise atangaza yuko agiye gushyiraho n'ubundi manda y'inzibacyuho. Icyo nicyo gihe niko byagenze rero, gusa bidatinze nyuma y'imyaka 10 mu 1996 bwa mbere habaye amatora muri iki gihugu nyine anyuze mu mucyo, havuyemo ibigendanye n'intambara. Ubu ngubu nibwo bwa mbere yaramaze gutsinda amatora, ubwo benshi rero bavugaga yuko rwose byari ibihe byiza. Gusa bidakiye kabiri ubwo manda yiwe yarangiraga muri 2001 yarongeye ariyamamaza, atorwa kuri manda ya kabiri kongera kuyobora n'ubundi igihugu cya Uganda. Gusa uyu nguyu ntabwo yaje kunyurwa, ubwo turavuga n'ubundi His Excellence Yoweri Kaguta Museveni, kuko muri 2006 nabwo yongeye akiyamamaza, ndetse kandi rwose yegukana amajwi meza cyane, anatsinze anahegetse bagenzi be. Iyo ngiyo iba manda n'ubundi ya gatanu, by'umwihariko ya gatatu nako mutubabarire. Nyuma rero muri 2011 nyuma y'imyaka 5 nibwo yongeye gutorerwa manda ya kane. Rero bidaciye kabiri muri 2016 atorerwa manda ya gatanu, 2021 atorerwa manda ya gatandatu. Rero hari hatahiwe uyu munsi kuba n'ubundi yanarahira. Rero yarahiye, ndetse kandi birashimisha abantu benshi cyane ubwo yatorerwaga manda ya kabiri. Gusa nubwo ibingibi byanabaye, benshi bagiye babigaruka ko mwagiye mubyumva, benshi bakavuga yuko rwose ibintu bitigeze binyura mu mucyo, abandi bati rwose byanyuze mu mucyo, byari kuriya, byagombaga kugenda kuriya. Benshi bakomeza kugenda n'ubundi babitiraniraho amagambo menshi cyane, gusa ubwumvikane nyine bugenda buba buke ku rwego rukomeye cyane. Rero ibingibi byagenze gute? Ubu icyo ugomba kumenya nuko Yoweri Kaguta Museveni yatangiye kuyobora ku itariki 26 Mutarama mu 1986 nibwo yatangiye kuyobora igihugu n'ubundi cya Uganda. Ubu tuvugana amaze by'umwihariko hafi imyaka isaga 40 ku butegetsi, by'umwihariko ari umuyobozi mukuru w'iki igihugu, ndetse kandi akaba n'umwe mu bayobozi bamaze igihe kinini cyane ku butegetsi muri Afurika. Yoweri Kaguta Museveni bisobanuye ko umuntu wavutse muri kiriya gihugu akaba afite nibura imyaka 39, azi neza ko umuyobozi wamuyoboye bwa mbere ari Yoweri Kaguta Museveni. Rero uyu nguyu yatangiye kuyobora afite imyaka isaga 41, ubu tuvugana akaba yujuje imyaka 81, ubwo nyine by'umwihariko urabyumva neza cyane. Rero itegeko by'umwihariko ryari ryaramaze gusa nkaho riteza ibibazo byari gutuma atongera kwiyamamaza. Iri tegeko n'ubundi ryamaze kuba ryakurwaho, ryongera imyaka umuyobozi ashobora kuba n'ubundi yakiyamaza. Ni itegeko nyine by'umwihariko ryongerewe, rirahindurwa
bituma n'ubundi yemererwa kwiyamamaza muri 2026. Ibi ngibi bikaba bimugejeje ku butegetsi n'ubundi bwo kongera kuyobora kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2031 mu gihe Imana izaba ikimutije ubuzima. Rero benshi bari guha amahirwe umuhungu we Muhoozi Kainerugaba kuba ko n'ubundi yahita yegukana ubuyobozi bwa se, akaba ari we ubukomerezaho cyangwa se ari we ubuyobora. Ese bizakunda? Ese niki bisaba kugira ngo n'ubundi uyu musore azabashe kwegukana ubu buyobozi? Benshi bakavuga yuko rero nta mpinduka, nta gihindutse, n'ubundi agomba kuzayobora iki gihugu. Rero impamvu twari tugarutse muri ibi byose nuko mu bayobozi bagiye bitabira bagiye bashimira Yoweri Kaguta Museveni, ariko ukabona ko bari kugenda bashimira byimbitse cyane uyu muhungu we wenyine, akaba ari Muhoozi Kainerugaba. Ibi ngibi bikagaragarira urukundo ndetse n'urukumbuzi baramufitiye, ndetse benshi bagakomeza kugenda bamureba icyoroshye ku rwego rukomeye cyane, bigaragara ko n'ubundi haramutse nta gihindutse n'ubundi ashobora kuba yakigarurira ubutegetsi bwa se azaba amaze kuba n'ubundi yasiga. Ibyishimo byari byose, ndetse kandi benshi byagiye rwose bibarenga nk'uko mwakomeje kugenda mubibona, kuko mwakomeje kugenda nyine mubona amakuru yagendaga acaracara hirya no hino agaragaza rwose uyu mugabo yishimye ku rwego rukomeye cyane, ndetse kandi benshi bakavuga yuko iyi manda rwose nirangira ari buze kuza kuba n'ubundi bafata ubutegetsi. Ese birakunda? Harasaba iki? Bizagenda gute? Niyo mpamvu rero ngira ngo ujye wibuka tubane umunsi ku wundi, utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tukugezaho gatanu kuri kagenzi kako. Rero njye nuko nsoje, ndagira ngo niba utarakanda subscribe kuri Peak Media Info ugerageze ukandi subscribe, ujye uhabwa amakuru ku gihe, ndetse kandi n'ibiganiro byacu bikugereho ku gihe. Tukibanda kuri diplomasi na politike, tukibanda by'umwihariko mu biyaga bigari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, ndetse by'umwihariko n'irwotsa amasimbi bose tugeraho. Rero niba ari ubwa mbere utubonye kuri uyu murongo, icyo usabwa ni kimwe rero, nawe no gukanda subscribe kugira ngo utazajya nyine ucikwa n'ayo makuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tukugezaho umunsi kundi. Mugire ibihe byiza, Imana y'amahoro n'imigisha ibane namwe mwese. Iyi bayita Peak Media Info. Hasta la vista. Ciao ciao.